Waba warigeze wibaza impamvu abagore benshi bakuze batangira kugira ikibazo cyo kubika ibinure ku nda cyangwa kwiyongera ibiro nubwo baba bari kuri regime cyangwa diet? Ese koko ni imisemburo cyangwa hormone zonyine zibitera cyangwa hari ibindi ubumenyi bwavumbuye? Uwakubwira se ko gukora regime cyangwa diet nabi ku mugore ukuze byatuma arushaho kwiyongera ibiro? Ibyo bita mu ndimi z'amahanga yoyo effect cyangwa efe yoyo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe iby'ubushakashatsi bugezweho busobanura ku mpamvu umubiri ukunze kubika ibinure ku bagore bakuze. Turebe impamvu regime cyangwa diet zikozwe nabi zishobora gutera kongera icyo kibazo. Turebe ibyo bita yoyo effect cyangwa efe yoyo n'icyo wakora kugira ngo uringanize ibiro byawe mu buryo burambye. Turifashisha igitabo The New Menopause cyanditswe na Dr. Mary Claire Haver, umuganga w'inzobere mu buzima bw'abagore. Cyasohotse mu mwaka wa 2024, gisobanura mu buryo bwimbitse impinduka z'imisemburo n'uburyo bwo kuzicunga hashingiwe ku bimenyetso bya siyansi. Niba ushaka kumenya ukuri kuri menopause no kumenya icyo wakora, komeza urebe iyi video kugeza ku musozo. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe niba wari utarabikora, usangiza abandi iyi video, unakore like kuko bidufasha kugeza video ku bandi bantu benshi. Ikaze kuri channel y'utuntu tw'ubwenge aho tuganira ku buzima mu buryo bworoshye ariko bushingiye ku bushakashatsi bwizewe. Wari uzi impamvu abagore benshi bageze muri menopause batangira kubika ibinure byinshi cyane cyane ku nda? Bishobora no guterwa no gukora regime cyangwa diet mu buryo butari bwo. Abantu benshi batekereza ko kwiyongera ibiro muri menopause biterwa no kurya cyane, ariko se koko niko bimeze? Siyansi igaragaza ko impinduka z'imisemburo, kugabanuka kwa metabolisme n'imikaya byose bibigiramo uruhare. Muri iki gice cya mbere tugiye gusobanukirwa neza impamvu ibyo bibaho n'icyo ubushakashatsi bugezweho bubivugaho. Iyo umuntu yumvise ijambo menopause akenshi atekereza gusa ko ari igihe umugore ahagarika kugira imihango. Ariko mu by'ukuri menopause ni igihe habaho impinduka nyinshi z'imisemburo zigira ingaruka ku mubiri wose. Abagore benshi bavuga ko iyo bageze muri iki gihe batangira kubona inda yiyongera, imyenda ikababana mito cyangwa ibiro bikiyongera kandi ntacyo bahinduye ku mirire yabo. Ibi bituma bamwe bibaza niba barimo kurya cyane cyangwa se niba babaye abanebwe, cyangwa bakibaza ikibazo icyo ari cyo. Igisubizo ni uko ikibazo kidaterwa no kurya byinshi gusa. Ubushakashatsi bugaragaza ko impinduka z'imisemburo zibaho muri menopause zihindura uburyo umubiri ukoresha kalori cyangwa amasukari y'umubiri naho ubika ibinure. Hari abantu bakeka ko byose biterwa na hormone gusa. Oya, hormone ni kimwe mu bigize ikibazo, ariko hari n'ibindi byinshi bifatanyiriza hamwe gutera iki kibazo. Muri byo harimo kugabanuka kwa metabolisme, bwa buryo umubiri ukoresha ingufu z'umubiri, kugabanuka kw'imikaya cyangwa inyama zigize umubiri, kugenda ugabanya imyitozo uko imyaka yiyongera, hakazaho impinduka mu buryo umuntu asinzira, ndetse n'ihinduka ry'uburyo umuntu yumva inzara. Ibi byose iyo bihurije hamwe bituma kubungabunga ibiro biba bigoye kurusha mbere. Ibi ni byo Dr. Mary Claire Haver avuga aho asobanura ko menopause atari indwara, ahubwo ari impinduka zisanzwe z'umubiri ariko zikeneye gusobanukirwa kugira ngo umugore afate ibyemezo bishingiye ku bumenyi aho gushingira ku byo yumva n'abantu hirya no hino. Reka noneho turebere hamwe impinduka ziba imbere mu mubiri ku bagore bakuze. Mbere ya menopause, umusemburo wa estrogene uba ugifasha umubiri gukora ibintu byinshi. Ufasha amagufa gukomera, ugafasha umutima, ugafasha ubwonko, kandi ukanagira uruhare mu buryo umubiri ubika ibinure. Iyo estrogene igabanutse, uburyo umubiri ubikamo ibinure burahinduka. Mbere, ibinure byinshi biba byibika ku mabuno ndetse no ku matako. Nyuma ya menopause, byinshi bitangira kwibanda ku nda. Niyo mpamvu abagore benshi bisanga ibiro bitariyongereye cyane, ariko inda yo ikiyongera. Hari ikindi kibazo gikomeye.
uko imyaka igenda yiyongera umubiri ugenda utakaza imikaya arizo nyama zigize umubiri. Imikaya rero cyangwa izi nyama zigize umubiri ni ingenzi cyane kuko nizo zitwika karori nyinshi burya mu mubiri. Niyo mpamvu abantu babiri bafite ibiro bingana bashobora gutwika karori zitandukanye bitewe n'uko bafite imikaya cyangwa inyama z'umubiri zitandukanye cyangwa zitangana. Iyo inyama z'umubiri zigabanutse, metabolisme nayo igenda igabanuka. Metabolisme twibukiranye ko ari bwa buryo umubiri ukoresha mu kubika imbaraga, mu gukoresha imbaraga zose z'umubiri. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko umubiri utangira gukoresha karori nkeya kurusha mbere. Noneho iyo umuntu akomeje kurya nk'uko yari asanzwe arya mu myaka yashize, karori zisaguka zitangira kwibika nk'ibinure. Hari n'ikindi ariko, impinduka za hormone zishobora kugira ingaruka ku gusinzira. Abagore benshi bari muri menopause bavuga ko babyuka nijoro cyangwa bagasinzira nabi. Kutaryama neza rero bituma hormone ya ghrelin itera inzara yiyongera. Noneho na hormone ya leptine itanga ikimenyetso cy'uko uhaze ikagabanuka. Ibi bishobora gutuma umuntu arya byinshi atabizi, hahandi usanga umuntu abyuka yirukankira mu kabati cyangwa muri firigo. Hari kandi n'ingaruka ku buryo umubiri ukoresha isukari mu maraso. Ibi byose bifatanyije bishobora gutuma kubika ibinure byoroha kurusha mbere. Inkuru nziza nuko menopause idasobanura ko ugomba kwiyongera ibiro byanze bikunze. Hari ibintu siyansi yavumbuye bifasha cyane muri uku kutiyongera ibiro. Icya mbere ni imyitozo yo kubaka imikaya cyangwa inyama zigize umubiri. Abenshi batekereza ko kugenda cyangwa kwiruka byonyine bihagije, ariko ku bagore bageze muri menopause, strength training iba ari ingenzi cyane. Iyi strength training akaba ari imyitozo ifasha kongera imbaraga. Iyi myitozo ishobora kubamo guterura ibiremereye bikwiranye n'ubushobozi bwawe, nk'ibyo bita resistance bands, ibyo bita push-ups ari byo pompage, n'ibyo bita squats. Iyi myitozo ifasha kubungabunga no kongera imikaya. Iyo imikaya yiyongereye, umubiri utwika karori nyinshi n'iyo umuntu yaba ataruhutse. Icya kabiri ni imyitozo bita cardio. Imyitozo nko kugenda n'amaguru wihuta, koga, gutwara igare byongera gutwika ibinure kandi bikarinda umutima. Rero icyiza ni uguhuza bimwe twavuze hejuru, strength training n'iyi myitozo ya cardio. Icya gatatu ni ukwita ku ndyo yuzuye. Ukarya proteine zihagije nk'amafi, amagi n'ibinyamisogwe, ikivuguto na za yawurute. Ibi byose ni ingirakamaro kuko proteine zifasha kubaka imikaya kandi zigatuma umuntu ahaga igihe kirekire, bikamurinda kuryagagura. Ikindi ni ukurya fibre nyinshi ziva mu mboga, imbuto n'ibinyampeke bidatunganyijwe. Ibi nabyo byafasha. Ikindi ni ukugabanya isukari nyinshi n'ibiryo byatunganyijwe cyane, ibyo byo mu nganda, kuko icyo kintu ni ingenzi cyane. Icya kane ni ugusinzira neza. Iyo umuntu adasinziriye neza, inzara iriyongera, bityo bikamworohera kurya ibirenze ibyo umubiri ukeneye. Icya gatanu ni ukugabanya stress. Stress ikabije ituma cortisol, umusemburo wa cortisol wiyongera. Iyo cortisol iyo ikomeje kuba hejuru igihe kirekire, ishobora gutuma umubiri ubika ibinure cyane cyane ku nda. Imyitozo nka meditation, yoga, gutembera, guhumeka neza, tutibagiwe no gufata umwanya w'amasengesho atuje, bishobora gufasha kugabanya stress. Hari n'abagore bamwe bashobora kungukirwa na hormone replacement therapy, icyo bita HRT, aho bongererwa imisemburo. Ariko si umuti ukwiriye buri wese. Ni icyemezo gifatirwa hamwe n'umuganga nyuma yo gusuzuma inyungu n'ingaruka. Nk'uko tumaze kubibona, gukora imyitozo iboneye, kurya indyo yuzuye no gusinzira neza bishobora kugufasha kugenzura ibiro muri menopause. Ariko hari ikosa rikomeye abantu benshi bakora, batekereza ko bibafasha kugabanya ibiro vuba, nyamara bikarangira babisubijeho ndetse bikanarengaho. Mbere yo kureba uko ibi bibaho, niba aya makuru arimo kugufasha, kanda like kugira ngo iyi video igere ku bandi bayikeneye.
noneho reka twinjire mu cyo siyanse yise yoyo effect. Reka dusubire ku kibazo nyamukuru cya videwo yacu rero. Ese koko gukora regime nabi bishobora gutuma umugore arushaho kwiyongera ibiro? Igisubizo ni yego ku rugero runaka. Burya iyo umuntu afashe icyemezo cyo kugabanya ibiro vuba cyane akarya bike bikabije, umubiri ntutakaza ibinure gusa ahubwo unatakaza imikaya za nyama zigize umubiri twavuze tuvuga. Twamaze kubona ko iyi mikaya ari ifasha gutwika karori cyangwa amasukari. Iyo rero igabanutse metabolisme nayo igenda igabanuka. Ikindi, umubiri utangira kwirinda uko ushoboye kuko uba ubona ko uri mu bihe byo kubura ibiryo. Mu rwego rwo kwirwanaho k'umubiri rero, iyo umuntu asubiye ku mirire isanzwe, umubiri ushobora kubika karori nyinshi kurusha mbere kugira ngo ubike hahandi utekereza ko hashobora kuza ikibazo. Iki ni cyo bita yoyo effect cyangwa efe yoyo. Ni ukuvuga ko kugabanya ibiro ukongera kubyongera rimwe na rimwe ndetse bikaza birenze ibyo wari ufite mbere ari ikibazo. Ku bagore bari muri menopause ibi bishobora kurushaho kuba ikibazo kuko metabolisme yabo ibisanzwe yaragabanutse. Niyo mpamvu abaganga benshi batagishishikariza umuntu gukora crash diet cyangwa izi regime zikomeye zikozwe nabi. Ahubwo bashishikariza abantu impinduka zoroheje kandi zirambye, nko kongera proteine, kongera imyitozo, kurya neza no gukora impinduka ushobora gukomeza igihe kirekire. Intego ntibi yo kugabanya ibiro mu cyumweru kimwe, ahubwo ikaba iyo kubaka ubuzima buzagufasha imyaka myinshi iri imbere. Ubutaha tuzaganira ku buzima bw'imirire, aho tuzarebera hamwe ukuntu burya benshi tutaranasobanukirwa neza n'icyo indyo yuzuye ari cyo. Tuzanatanga n'ingero z'ubushakashatsi zerekana neza indyo yuzuye. Ntimuzacikwe. Murakoze rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro. Niba mwabonyemo akamaro, mukande like, mwandike igitekerezo cyanyu hasi kandi mukore subscribe kugira ngo mutazacikwa n'ibindi biganiro byubaka ubuzima bwiza. Murakoze rero, tuzongera kubonana mu kindi kiganiro. Mugire ubuzima bwiza.